Ya ngiye kubasuhuza mwese, hano ni kuri Olivier Ndakangwa TV. Nagira ngo uyu munsi dufatanye mu rugendo rwo kubereka agace ko muri Gatsibo kitwa Imugera. Imugera ni hafi y'ikambi y'impunzi ya Nyabiheke. Nagira ngo mbabereke, iyi niyo santere ya Mugera, hariya mbereka ni ku isoko hano. Hariya ni umusozi witwa Rurama, ugakomeza ni umusozi muremure cyane ukagenda hariya mubona hari ibiti, ni ahantu ku ishuri rya Mugera kuri GS Mugera. Ugakomeza imisozi iri hakurya, iriya ndi kuzuminga ni ahantu hitwa Nyarukoni, hari umuhanda w'ikaburimbo utegeraho imodokari zijya i Kigali. Nanone ukomeje hari indi santere turi kureba ruguru mu musozi, hariya ni Gatsibo ku murenge wa Gatsibo, naho hejuru mu musozi hariya turi kureba iriya antene. Tumanuke nanone hakurya hafi ndi mu kubereka hari ibiti bya pinusi. Aha ni ahantu hitwa mu nkambi ya Nyabiheke, bajya bahumva batahazi. Iyi niyo nkambi ya Nyabiheke, ndimo ndayizuminga neza. Hariya niho mu nkambi ya Nyabiheke, ruriya ni urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ruguru rw'amabati y'umutuku ni ya ADEPR. Urundi ruri haruguru hafi y'ibiti nabwo rutari kugaragara neza rwitwa Harvest. Nuko niko hano dutuye hameze. Hakurya hano agasantere kitwa Ntungaruze. Ukomeje hirya mu misozi miremire tureba n'ahantu hitwa Zangarama. Murakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, reka mbasabe gukora subscribe, mukoreshe ya like ndetse na comment kuri Olivier Ndakangwa 96 TV. Kubana natwe buri munsi ni iby'ingirakamaro kandi ni iby'ingenzi, tubiha agaciro. Mukomeze mugire ibihe byiza.